أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلالة والشك واليقين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم رجسه وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين بنت رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلي بن موسى ومحمد بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. وحجة بن الحسن القائم المنتظر المهدي أجر الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله مفتاح سداد وذخيرة معاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة. بها ينجح الطالب وينجو الحارب وتنال الرغائب. bavandimwe namwe bashiki banjye bagaragu ba Allah, nongeye kubagira inama yo gutinya Imana nanjye ubwanjye ntiretse, kubera ko mu by'ukuri gutinya Imana ni urufunguzo rwa buri muryango ufunze, ni impamba y'umunsi w'izuka, ni impamvu y'ubwigenge kuri buri bucakara n'ubutabazi mu gihe cyo kurimbuka. Mu gutinya Imana abagerageza baratsinda, abirinda ibyaha barakizwa, kandi hamwe no gutinya Imana umuntu agera ku byifuzo bye byose. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Iyo turebye idini ya Islam kwegereranya n'igiti gifite imizi n'amashami, dusanga icyo giti gifite imizi itanu ariyo twita usuluddin. Gusa hari n'abatabyemera gutyo bakavuga ibiri cyangwa se itatu cyangwa ine, ariko hari imwe baba bakubiye mu yindi. Iyo mizi y'idini rero tuvuga ni tawhid, al-adala, nubuwa, al-imama na ma'ad cyangwa se qiyama. Iyo ikaba ari imyemerere n'imyizerere iranga umuyisilamu, ahanini ikaba itanagaragara inyuma. Ntabwo wareba umuntu ngo uhite umenya yuko yemera ko Imana ari imwe n'urugero, cyangwa se ngo umenye ko yemera abayimamu 12. Oya. Naho ku bijyanye rero n'amashami y'icyo giti, ni ibikorwa 10 twita furu'u dini cyangwa
amashami y'idini, bikaba noneho byo ari ibikorwa bigomba kuranga wa wundi ufite ya myemerere tumaze kubona hejuru, bikaba birimo sala, saum, zaka, khums, hajj, jihad, amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, tawalla na tabarra. Ibi biri bya nyuma rero akaba ari nabyo nifuza ko tuganiraho mu magambo make muri iyi khutuba yacu ya kabiri insha Allah ta'ala. Nubwo bwose ari ingingo yagutse cyane, ariko byibuze mu gihe gito hari ibyo twakwibukiranyaho kandi bikatugirira umumaro insha Allah. Tawalla na tabarra bivuga gukunda no kwanga. Tawalla bivuga gukunda no kugirana ubushuti n'Imana n'abatoni bayo nk'intumwa n'abahanuzi, abayimamu, ndetse no kwemera ubuyobozi bwabo hamwe no gukunda abemeramana. Naho tabarra bikavuga kwanga no kujya kure abanzi ba Nyagasani ndetse n'abanzi b'abatoni b'Imana. Muri make tawalla na tabarra ni ukwanga no gukunda fi sabilillah, mu nzira y'Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Muri riwaya tawalla buri gihe yaje igendana na tabarra, kandi bikagaragazwa byombi nk'inkingi ikomeye y'ukwemera mu muco wa Gishiya, kandi ko byombi biba impamvu yo kwemerwa no kwakirwa kw'ibikorwa byiza umuntu aba yakoze. Muri Qur'ani ntagatifu Imana yagiye iduha ingero n'ibyitegererezo bitandukanye tugomba kwigaho no kurebaho ibijyanye na tabarra na tawalla. Suratul Mumtahna aya ya 4, Allah subhanahu wa ta'ala atwereka Nabi Ibrahim alayhi salam n'abantu be nk'urugero rwa tawalla na tabarra. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qad kanat lakum uswatun hasana fi Ibrahim والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوات والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومبجكري mwagize urugero rwiza kuri Ibrahim n'abo bari kumwe ubwo babwiraga abantu babo baba bangikanyamana bati rwose twitandukanyije namwe ndetse n'ibyo mugaragira bitari Allah, turabahakanye kandi rwose hagati yacu namwe hazahora urwango n'inzika kugeza igihe muzemerera Imana imwe rukumbi. Iyi aya na aya zibanziriza by'umwihariko zabwiraga bamwe mu bayisilamu bagiranaga ubushuti n'urukundo rukomeye n'abanzi b'Ubuyisilamu b'abashirikina, bakabikora rwihishwa cyangwa se ku mugaragaro bagamije gukiza abo mu miryango yabo. Noneho rero Imana imanura iyi aya ibabwira iti nimwigire kuri Ibrahim alayhi salam ibijyanye no gukunda no kwanga kubera Imana, mubafateho urugero. Ibrahim alayhi salam ubwo yari amaze kubona ko se wabo akomeje gushikama ku buhakanyi n'ubangikanyamana bwe, yaramukarabye maze yitandukanya nawe. Mu yindi aya Qur'ani yatumenyesheje ko mu buryo rusange intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ari icyitegererezo n'urugero rwacu muri gahunda zose, ahigira iti laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Ku rundi ruhande tabarra wa tawalla byari mu nshingano z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Muri suratu Shu'ara aya ya 214 kugeza ku ya 216
216. Imana iratubwira iti بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين فإن أصوك فقل إني بريء مما تعملون. وكاندي uburire abo mu muryango wawe ba hafi unicishe bugufi kubemera Imana bakuyobotse kandi nibakwigomekaho ubabwira uti mu by'ukuri nitandukanyije n'ibyo mukora. Abemera Imana rero nabo bagomba gukurikiza intumwa yabo, bagomba gukurikiza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kubijyanye na tawalla na tabarra. Umuntu ufite imyemerere izwi isobanutse wahisemo inzira isobanutse byanze bikunze abafite icyerekezo cy'ubuzima bwe. Uyu muntu rero ntabwo ashobora guhuza icyerekezo na buri muntu wese ubonetse. Niyo mpamvu Qur'an yabujije abemera Imana kugira ubucuti bukomeye n'abahakanyi. Umwemera agomba kugira imipaka igaragaza urwego rwe kubemera Imana bagenzi be ndetse no kuba nafiki, kuba kafiri no kuba shirkin. Ukwemera nyako imani yuzuye iboneka binyuze muri tabarra wa tawalla, gukunda abatoni n'abakunzi ba Allah no kwitandukanya n'abanzi babo, niho ukwemera kuzurira. Naho ukeza abami babiri ukwemera kwe kuba gucagase mu by'ukuri. Imam Baqir alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, aravuga ati ese hari idini ritarimo gukunda no kwanga? Bivuze ko rero idini rikubiye mu gukunda ukuri n'abanyakuri no kujya kure y'ikinyoma na bene cyo. Maitham Tammar yari umusahaba wa Maulana Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad. Akaba n'umukunzi ukomeye wa Ahlul Bayt alayhi salam. Yakundaga kuvuga ibigwi byabo aho yabaga ari hose, aho yaratuye ikufa, kandi aho ngaho ikufa hari abantu bamwe na bamwe bari bafitiye urwango Ali alayhi salam. Ubwo Ibn Ziyad yagirwaga umutegetsi wa Kufa muri 60 Hijriya, yasabye Maitham Tammar ko yakwitandukanya na Amir al-Mu'minin alayhi salam. Maitham yamurahiye ku Mana amubwira ko kabone nubwo bamukataguramo ibice bakamutwika ari muzima adashobora na rimwe kwitandukanya na Ali alayhi salam. Maitham, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Maitham yakomeje gushikama no kugaragaza urukundo rwe kuri Ahlul Bayt alayhi salam kugeza ubwo bamufashe bamubamba ku giti bamuca ururimi rwe, kuko nirwo yakoreshaga abwira abantu ibigwi bya Amir al-Mu'minin na Ahlul Bayt alayhi salam, nabo bagatangira kubakunda. Uru rero nirwo rugero rwiza rwo gukunda no kwanga kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Dusabe Nyagasani Allah aduhe kuba mu babasha kubaho ubuzima busobanutse burimo gukunda ukuri mu nzira ye ndetse no kwanga ikinyoma na bene cyo mu nzira ya Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah. Nas'aluka Allahumma wa nad'uka bismika al-azim al-akram ya Allah ilahi bihaqqi man najak wa bihaqqi man da'aka fil barri wal bahr. Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad وتفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم،
وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات برد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. اللهم أجل لوليك الفرج، اللهم أجل لوليك الفرج، اللهم أجل لوليك الفرج. nyagasani cindisiriza abayisilamu n'ubuyisilamu kandi nabi y'umwanzi wabo yimugarurira ubwe ya Allah. Tugusheho imvura y'impuhwe zawe ya Allah, tubabarira ibyaha byacu kandi wakira ukwicuza kwacu ya Allah. Dushoboze kugendera kuri ibyo watubujije kandi uduha umwete n'umuhate mu gukora ibyo wadutegetse ya Allah. Girira impuhwe roho z'abaguye mu nzira yawe kandi uzigirira ababyeyi bacu baba bariho n'abatuvuyemo ya Allah. Orohereza buri wese ugowe n'ibindi bibazo by'ubuzima بحق محمد وآله الطاهرين. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.